Okay, wa muhungu wanyu Kayihura nk'ibisanzwe tugiye gutangira content zo mu mihanda. Twahereye Nyabugogo, tugiye kujya tubaza abantu ibibazo, tugiye gutega tutari bugende twumve ibyo abantu bagenda batubwira. Bana natwe ubundi tujya tureba gwagwana. Meze bite boss? Salama jamani. Salam. Salam. Ugera Butare na guys? Butare? Jana kurudi. Nangahe nye? Butare nangahe? Butare. 350. Yageze 350. Umva bayi menshi. Agari menshi. Kandi kuri 15 bazayongeza n'ubundi. Bazotumira gura 2. Bazotigeze kuri 2. Yenye baragongo n'ukuntu bunguka. Kizaya twagenda n'amaguru ndakurahiye. Ko ibutara azaba nka 500. Bazayongeza kubera n'iminsi mikuru. Oya ntabwo iminsi mikuru ntabwo badabongeza. Ahubwo avuga mazutu. Esanse yarazamutse. Igeze kuri 2. Yarazamutse. Kuri litiro yongeyeho nimba ari 120 nangahe. Gumira gura iki 9 ni nk'ari 2 rero. 2. Sambira. Ko numva ari ibisazi no kujya twigumira mu mujyi wa Kigali. Tukanga gutaha. Nese ubwo wataha ayo mafaranga urumva bazayabona. Namwe ntago mutabure munsi. Ntago mutabure iki. Ega n'imikorere yarabuze. Siporo ntabwo yahagarara. Byamera kose abagenda bazagenda. Ufite muri za rugendo adafite ikimujyanye. Ntawe ugenda adafite ikimujyanye. Ese ko umuntu yajyaga yifatira gahunda akavuga ati reka njye gutemberera mu ntara. Yabonye nyine. Urumva yabonye gutembera babezava. Urumva ayo mafaranga wayatanga ukajya gutembera mu ntara. Uzajya ugenda ufite gahunda. Umugamije butarese. Ngororero ho nangaye. Ngororero ni 3250. Urumva byenda kungana. Nibura mu ngororero menya ari hafi. Ngororero ni hafi kandi ndikumva ibiciro n'ubundi bisanga ibingana. Nikenye sewe nyine ababura. Agashaho. Amaherezo turi gumira i Kigali. Bari danje wamuntu. Sanjye nari bin kambe nitemberera muri gare ndebe ibyari byo. Oya ndi kwitemberera nuko nyine nshaka kumenya ibiciro. Nkamenya ahantu nzajya nemberera nyine ariko ndikumva ibiciro ari danje. Okay, mwabibonye mwabyumvishije. Umva imodoka zirimo zirurira byatari. No barakubwira ngo bagiye kongera buriza ibiciro nanone. Meze bite boss? Sawa. Kugera Rwamagana nangahe? 1850. Ari menshi. Bose bari menshi. Ubuse twaraho wagiye bakagucabira cyangwa hari n'igihe baca bitata aho. Ubwo 1850 no kuba wakatishije. Ariko hari naho bagucabira. Ushaka guhita ugenda mu yusi. Ushaka guhita ugenda ubwo bahita bagu. Umva se cyagiye cy'abanyeshuri mu minsi mikuru. Hano igihe wagiye ugasarwa magana basika bari urishyura nk'uwishyura ukayonza none. Ko numva ari danje. Ubu ngubu ni 1850. Kigali tuzayigumiramo. Ubwo 1850 numva ari menshi. Menshi ukurikije hari hirya ariko hano yewe ko naherukaga ari 1000. Reka nese kari rubishyiraho ibiciro. Ko buri munsi ukuje iyo umaze amezi angahe ugaruka ugasanga bongeye gurisha ibiciro kandi ibiciro babyurije babivuga ku maradiyo ahantu hose. Kandi ni nk'uko esasi izamuka rura ari ibitangaza. Mbese ubu ngubu ko esasi ko yazamutse igeze ku 2,000 ko baturije amafaranga bayajyana ariko iyo ruri itaza ku 1,000
ubu ngubu nk'Irwamagana baba bashaka kuduca na 4 cyangwa 3,500 ari nka bimwe bya mbere bya kera ari ugutega bisanzwe gutega n'abantu ari bimwe nyine bavuga ngo umuntu arakorera aho ashaka bakaguca ayo ushaka esanse kwa kundi yazamukaga ibiribwa ntizikobwa bitaga bizamuka se ubu ngubu se wumva hari ubwo bizamuka ntibiguma aho biri icyo nicyo nabasha kukubwira rero niba bavuze ngo kuva hano ujya Gaseke ni 900 nayo nta yandi niba bavuze ngo kuva hano ujya Ihuye 3,750 ntiwatanga 3,700 urumva ngo bayemere reka imashini isora 3,750 nimba kuva hano i Musanze kuva hano ujya Musanze ni 2,850 n'ubu zose nka ndetse yenda ukintu kujya gushaka nta senkani ifite akaba yagufasha iki cyawe isoko iriho 2,850 udahuye n'umuntu mwiza senkani yatuma utagenda ngo iki umva niba ushaka kujya mu iduka ukabura ifaranga rimwe niba uri gushaka kandi hano hasi ukavuga ngo sinatora ifaranga rimwe kandi wajya ku mucuruzi wariburaho ntabwo icyo ushaka wajya mu kigo runaka se cyangwa runaka bakarishyiraho nturyishyura ko icyo ushaka ukibona barakubwira ngo baze kwishyura n'iri faranga ubwo nimba utarifite urishyura 5 cyangwa 10 uyarenze ntabwo bibaza gutyo usanga ibiceri birusha agaciro inoti nese umunyeshuri wa primaire yishyura angahe si 900 harya ni 960 nangahe mu cyaro ariko oya nani Kigali mu bigo bya leta hose bishyura 100 angahe muri primaire nyine nese ugiye kuri sako kwishyura utayafite aburaho kugira ngo barabyemeye si wishyura 1,000 cyuzuye 1,000 cyuzuye kwishyura 990 gaho ya ikibazo umuntu agiye kujya agaruza na senkani ayigaruze na veni ntabwo umuntu azongera kuyabasigira reka mugeze kuri umuntu w'umusore sinzi nimba batajya utubaza ubu ngubu hari igihe ushobora kuba uri kwihuta ukareba senkani ko kuri ngo tegereza ubu si ijana ntiwariho umuntu ati genda ujye kunyara cyangwa ujye hehe cyane rwose ntabwo umuntu yari kwima urifite ngo urimwibe rero nawe ureba gahunda zawe nimba zitari bupfe wafata ugategereza bakubwiye ngo ntayahari bakavuga ngo buyategereje bajye gushaka ibiciro kandi uri kwihuta kandi imodoka igiye guhaguruka wayabasigira ukikomereza none ni ukuvuga ngo n'ubundi twisanga abacuruzi aribo banga guhomba kuturusha nyine ariko ni nabyo umucuruzi niba ari bwungukeho izo senkani aba azi neza ko aziguhaye yaba akoreye ubusa ariko weho ko umuntu wakoresheje imbaraga nta kibazo dore ya Rwamagana ngete national nayo igiye kugenda ubona ari danje ambe nikatisha bawukata mbe ndeba muri gare byari byo sawa abanyarwandakazi abibonye ko abantu buri wese agenda avuga ibitandukanye bumvisha ibiciro by'imodoka zimwe na zimwe ongere mbaze imodoka ijya ahera ugiye gutega ijya gutega ijya he ni Musanze rero cyo gihuye oya ndacyatembera muri gare ndi kureba ibyari gutega ijya he imodoka zijya Kabadaha nangahe Kabadaha Kamuhanga nangahe ni ukujya kwa kagatike ubwo agatike barangahe 2,500
Eh. Okay, mwabyumvishije tuze kugenda tuvugana n'abantu bagiye batandukanye buri wese atubwira ibye. Nkomeza kubabwira ngo mukore subscribe, share, like na comment, ubundi tugumye tubahe show. Rubavu nangahe? Rubavu ni bine mu mujyi. Ni bine bitatu kugera 2850 kugera hariya Musanze, 2950 kuva Musanze ugerayo. Ubwo uri kumva ni bine 850. Nawe rubizi Wapi? mbona niyo icyo giciro kabisa. N'ubundi ni bitanu ndagaje. Bitanu ubura y'igita. Umva abantu batuye hari ahantu kubasura ari ibibazo ra. Kure byazandi. Ugeze warya iki ko numva ubu yamariye mu modoka? Ubundi ugiyeyo uba ufite 10 ryawe ugenda no kugaruka. Andi atarimo. Kabaye ari iryo ufite ryonyine wabyihorera. Ari ryo ufite aba ugiye gusura bakwakira. Ariko nawe umuntu ugiye gusura ufite 10. Nawe ababona kumwizirikana. Ugatakaza 10 ryawe ukavuga ati ngiye gusura umuntu. Nawe abazi kumuzirika akuzirikana. Nawe ntiyabura kukwakira. Abantu b'iki gihe se ko babaye abarezi. Usigaye uvuga ngo umuntu ngo ndamusuye ngo ndi kubaka ubucuti nawe ugasanga we nakwitaye. Atakwitaho se. Nawe ababibonamwa ariko ubuntu gusuye kuri ayi 10. Nawe ababibonamwa. Ababibona gose. 10 ni menshi. Nayi. Ni umunani ubwo urukumva nanangari. Ayo buriya imodoka ikoresha amasangane. Bano kugera Musanze na 2. 3 n'igice. Amasaha 3 n'igice. Kuba warushye mu abantu imodoka zijya zigwa nabi ubwo wajya aho hantu. Iyo ziri kugwa nabi ufata kanini. Urya ka kanini. Harya hari ibinini byaje bituma turuwaso gashyiragamo hana hanze y'ururimi. Uzi kugwaga nabi. Njye ntabwo bijya bikunda kumbaho ariko kuko ntabwo kenshi ngiye njya nkunda gutega imodoka cyane. Nuko uyu munsi nari ndi kubaza ngo numve nyine ambona ibiceri muri ino minsi byarabuze. Mu Ngororero ho nangahe? Ngororero? 3250. 3250. Gashahura. Inshuti zakurengeye kuzazireka ngewe. Ntawazireka. Use ufite inshuti zo mu ntara gusa buri kwezi bigusaba gusura umuntu. Urumva utazashya? Washya. Ariko ntabwo rwose inshuti nyina nibwo rukundo. Nibwo rukundo. Yakoze wamugani umuntu wikuye 10 ryakaza kukureba abakuzirikana. Nawe umuciye amazi wabura uwa fake kabisa. Maze ugiye gusura y'umukobwa akakwanga. Yose nagagiye. Uragenda ngo uheze imbere. Uragenda. Aka kanya nawe ushaka guhita ngenda. Nuko ndi kubaza ibiciro nyine kugira ngo nige gutega amamodoka nyine. Njya nkunda kujya mu ntara ariko kenshi nkunda gukoresha amamoto ariko ndi kubona ibiciro moto nazo zisigaye ziyamaramo. Moto zirahenze. Batiyamaramo kabisa. Nari ndi kubaza ngo numve rero mba nari manyuze ndavuga ati kambaza ibiciro by'imodoka numve aho bigeze nyine numve ko najya nitegera imodoka. Ko numva nabyo ari ibisazi. Ariko ko biri ntabwo yageza ha moto. Ubuza nimba imodoka iri guca iyo moto bura nangahe. Moto yo kujya mu Ngororero garuka abari nka veni. Gusa wenda muri bwirirwane nk'umunsi wose. Veni?
kimwe nuko hari n'uyanga nyine akaba yakuriza, ariko iyo ari umuntu mumenyeranye ni veni nyine mukirirwa nayo mugatahana, ariko n'ubundi urumva uba wanamunywesheje wanamutunze. Iyo veni z'ababara ko atari buzinywemo atari buziryemo, aya barakorera ku munsi. Bibye ko nanone nyine ureba ugasanga imodoka nayo iratinda. Se si itinda? Ametinde buze keretse ufite indi gahunda urimo yihutika, ujye nko mu kizamini cy'akazi birumvikana, wenda birumvikana. Nko gusura umuntu uzi ko bigusaba kurara ugarutse, ibyo bijya bigorana rero. Ubundi ntiwazi keretse nimba ari mu misozi ya kure. Nimba ari mu misozi. Oya ntabwo ari mu misozi ya kure nyine, sibye ko hari n'igihe ujya kureba umuntu ugasanga atuye ahantu ameze nk'aho ari hakurya. Nawe ugasanga na moto kujyayo nabwo iri kuguca muri 3, 2, 5. Arumva naho n'ubundi usanga utegesheje muri 10 na bingahe. Naumva ni damu. Numva ibiciro reka natake ubwo zaneze imbere n'ugaruka. Ataka akazi n'ingaruka tuzahuza. Reka no kugenda buno vuba. Nko muri weekend itaha, ariko ko weekend kenshi nibwo nkunda kugenda. Uzambona mama akaze muri uru ruhande. Muri runo ruhande n'ubu uri gukorera. Okay. Awa. Nawe urakoze. Okay, mwabyumvishije. Tubajije abantu bagiye batandukanye, ibyo badusubije murabyumvishe. Tubaze ndi muntu ra. Basi. Gakenye nangahe? Gakenye. Gakenye bino baravuga. Ntabwo zigiciro se. Sinarega tuyari gihe tukubwira ukagira ngo wenda harayo turi busana. Urumva ntabwo nyine ndakugisha impaka uko ndi kubaza. Ntabwo nshaka guhita ngenda kakanya. Ukuvuga ngo ubundi iyo urenze kuri basi kuri basi ubundi aba ari 600 ugakenye yongeraho 500 biba 200 uko biri ubwo ni 2,100 ako imodoka igendera rimwe ufata imodoka igendera rimwe cyangwa utega kabiri? Oya ufata imodoka igendera rimwe iri igera ni Musanze. Amafaranga ko numva bari kuyuriza ra. Uno mwereka imodoka n'ibijya. Oya ntabwo nshaka kumva, ntabwo nshaka gutagenda kano kanya. Nawe urakoze. Abyumvishe hano nibagiye kubaza nihera. Hoteli nangahe? 14 kandi. Ufite umuziki wa danje? Wa danje. Inshyashya? Inshyashya nibwo nyine. Ufite na charger yayo byose? Telefone ngo ikonegite numve se? Iyi nta mega ziriho nta n'indirimbo iriho. Nese ubwo umuntu yayumva gute? Ukumva FM? Ngene se makeya nangahe? Amangahe wowe? Amangahe? Ujye mbwiye 14? Bagwa 3. Urame 10. Aya, amafaranga yarabuze papa. Yarabuze ndabuze. Amafaranga yarabuze kabisa. Menshi abona ngahe. Arenga 3 se papa? Arenga 3. Ntabwo byakunda. Nahe cyane. Ari bituzagura ubutaha bitayuzuye. Okay, mwabibonye tuganirije abantu bagiye batandukanye.
kora subscribe, share, like, comment, tugomeze tubane umunsi ku wundi. Ko nibagiye kubaza hera atekereza, reka tube tubajije abangaba ubutaha. Nimukunda kino kiganiro muzadubwire muri komenti ahandi hantu mushaka ko tubabariza, mubane natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda cyane.